ndagusuje cyane kandi nkwifurije ibihe byiza aho uri hirya no hino wagiye hatandukanye. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri wowe n'abawe bose aho bari hirya no hino hagiye hatandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkomoko ya Noheli. Noheli ni umunsi wizihizwa cyane hirya no hino ku isi mu madini yemera Kristo, aho usanga imitako hirya no hino, ibiti bicanye bigaragaza ko bishimiye ivuka ry'umwami Yesu Kristo. Ariko se koko hamwe mu mateka n'inkomoko bya Noheli ubundi ni ibihe? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri kano kanya. Ubundi ijambo Noheli rikomoka ku ijambo ry'igifaransa ryitwa Noel. Iri jambo ariko naryo rikaba rifite inkomoko ku kilatini cyitwa Natalis, bikaba bivuza amavuko. Mu cyongereza Noheli bayita Christmas. Mu cyongereza iri jambo ni inyunge kuko rigizwe n'amagambo abiri harimo Christ na Mass, aho n'ubundi rino jambo rikomoka ku ijambo rya kera mu cyongereza ryitwaga Christmas. Nabyo bikaba biva ku cyongereza n'ubundi cyari cyabanje, ndavuga icyongereza cyari cyabanjiriza iki ngiki Christmas, ryakoreshejwe bwa mbere mu mwaka w'1038. Naryo rikaba rikomoka ku kigiriki n'ikilatini, aho Christes bikomoka ku kigereki Christos na Mes. Ivuka rya Yesu rikaba rifatwa nk'ikintu gikomeye cyane, dore ko n'ingengabihe dukoresha kuri uyu munsi ya Anno Domini yatangiye mu bihe ry'ivuka rya Yesu Kristo. Nubwo bwose abantu benshi bizihiza uyu munsi w'amavuko wa Yesu Kristo ku itariki ya 25 Ukuboza buri mwaka, abahanga bagaragaza ko Yesu atavutse kuri iyi tariki kubera ko umunsi wa Noheli wabaga waremejwe kugira ngo uhurirane n'imboneko z'ukwezi kwa mbere kwitumba cyangwa se winter solstice, kuko abaromani bawizihizaga ku itariki ya 25 Ukuboza buri mwaka. Gusa nubwo ari umunsi witabweho cyane n'abakristo hirya no hino ku isi, bamwe mu batizera Yesu bawizihiza nk'umunsi wo gusabana n'imiryango no kuruhuka. Mu myaka myinshi yagiye itambuka ya mbere y'ikinyejana cya 16, benshi mu banditsi bizeraga ko Yesu koko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Mu kinyejana cya 18 nibwo hagiye haboneka abandi bagiye bagaragaza ko Noheli mu by'ukuri atari uwo munsi nyirizina Kristo yavutseho. Urugero rworoshye ni Sir Isaac Newton wagerageje gusobanura ko iyi tariki yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko y'ukwezi kubanziriza itumba, kandi mu gihe cya kera yizihizwaga ku itariki ya 25 Ukuboza. Mu mwaka w'1743 Umudage Paul Ernst Jablonski yagerageje gusobanura ko Noheli yashyizwe ku itariki ya 25 Ukuboza kugira ngo ihurirane n'umunsi w'abaromani wo kwizihiza izuba wa Dies Natalis Solis Invicti. Ibi bigatuma we anavuga ko kubera iyo mpamvu Noheli wari umunsi wa gipagani, nk'uko bamwe mu matorero ya Giprotestanti na n'ubu akibifata. Mu mwaka w'1889 Louis Duchesne yavuze ko Noheli yaba yarabariranijwe nk'amezi 9 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, uhereye ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu ukaba ari wo munsi bizirizaho isamwa rya Yesu, cyane cyane Kiliziya Gatolika. Kuri kalendari y'abaromani ku itariki ya 25 Werurwe wari umunsi w'ukwezi kuzuye ku Muhindu. Nubwo bigoye gusobanura amateka yose, ikigaragara neza nuko Noheli yizihijwe bwa mbere nk'umunsi w'ivuka rya Yesu ku itariki ya 25 Ukuboza umwaka wa 354. Ibi bisobanurwa neza mu nyandiko yiswe Chronography of 354, ikaba ari imwe mu nyandiko zarokotse zandikiwe i Roma mu mwaka wa 354 nyuma ya Yesu. Noheli ni umwe mu minsi yizihizwa cyane ku isi, ariko siko byahoze. Nyuma y'imyivumbagatano y'abaprotestanti mu mwaka w'1500, amwe mu matorero ya Giprotestanti yanze kujya yizihiza Noheli, akavuga ko ari ibisigazwa byagaragazaga ubupagani. Uko imyaka yagiye ishira, ariko cyane cyane nk'uko bigaragara ubu ngubu Noheli isigaye yizihizwa hafi n'abantu bose b'amadini anyuranye ku isi, cyane ko no hanze y'urusengero ari umunsi wafashwe nk'ikiruhuko gikomeye cyane kurusha ibindi mu mwaka. Mu bihugu bindi bigira umubare muto w'abakristo naho ngo ntibibuza ko uyu munsi wa Noheli uba ari konje. Igihugu nka Koreya ahagaragara umubare muke w'abakristo ngo usanga bizihiza Noheli ku buryo budasanzwe, kuko mu gihugu hose uhasanga imitako y'uyu munsi.
ibihugu bitizihiza uyu munsi wa Noheli harimo nk'ibihugu by'Ubushinwa ariko havuyemo umujyi wa Hong Kong na Macau, Ubuyapani, Arabia Saudite, Algeria, Thailand, Nepal. Nubwo muri Nepal usanga hari abakristo bamwe na bamwe bayizihiza, harimo kandi nk'igihugu cya Iran, Turukiya na Korea ya ruguru. Ese ubundi nubwo twizihiza uyu munsi, abakristo bakaba bizihiza uyu munsi, mu by'ukuri ni igiki nyamukuru dukwiye kuzirikana kuri uyu munsi? Bimwe mu bikwiye kuzirikanwa mbere na mbere ku bakristo nuko bakwiye kuzirikana ko Yesu yaravutse. Nibyo, yaravutse, tutitaye ku itariki, ariko uwo mwami yaravutse. Ese mu by'ukuri niba yaravutse, uyu mwami ayoboye mu mutima wawe? Mbese ubwami bwe ubundi buri mu mutima wawe? Ese ni umwami w'amahoro koko yakubereye amahoro hagati yawe n'Imana? Mbese uratuje kubera uyu mwami wavutse akaba aganje mu mutima wawe? Yaravutse nk'uko n'ubundi byagiye bihanurwa n'abahanuzi bagiye batandukanye, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana ryo Bibiliya yera. Bigaragara ko uyu mwami yavutse, ariko mu ntego ye nyamukuru kwari ukugira ngo yunge abantu n'Imana, kandi umwizera wese azabona ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niko ijambo rivuga ngo ntawe ujya kwa Data atanyuze muri we. Kumwizera rero niyo nzira nyamukuru. Tutitaye ku by'iminsi mikuru, dukwiye kuzirikana ko niba uyu mwana yaravutse, akwiye kuganza mu mitima yacu, akwiye kuba nyambere, akwiye kuba ayobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ku babyemera.